Ndagusuhuje wowe nteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Uno munsi nifuje kubaganirira ku mpamvu dusabira roho zo mu purgatori cyangwa gusabira abapfuye. Iyi ni ingingo abantu benshi bakunze kujyaho impaka cyangwa bakayibazaho ibibazo byinshi. Niba gusabira umuntu wapfuye hari icyo bimarira usabiwe cyangwa usabye, ndetse bakanibaza n'uburyo bikorwamo. Ibyo bibazo n'ibindi byose bibaza kuri iyi ngingo urabisobanukirwa mu kanya gatoya. Ikaze muri iki kiganiro. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine, umunya-Autrichekazi witwa Maria Sima yanditse igitabo cyamamaye cyane cyiswe Les âmes du purgatoire mondi. Muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine nibwo avuga ko yatangiye kugendererwa na roho zo mu purgatori. Avuga ko ubwo yari aryamye yagiye kubona akabona umuntu amuhagaze imbere, aza amusanga aramubaza ati urinde, wageze hano ute, n'iki wataye uri gushaka? Ariko uwo muntu ntagire icyo amusubiza, yajya no kumufata agafata ubusa kuko yari roho idafite umubiri. Yabikoze inshuro 3, nuko bukeye ajya kubaza padiri kuri paruwasi ye, maze aramubwira ati nagaruka ntumubaze ngo urinde, ahubwo umubwire uturashaka iki. Maria Sima yaratashye, nuko nimugoroba aryamye, nanone ya roho iragaruka arayibaza aturashaka iki. Nayo iti ndakwinginze unsabire mise 3 mbohorwe. Ubwo Maria Sima yahise amenya ko ari roho yo mu purgatori, maze asubira kubibwira padiri, hanyuma atangira kuyisabira. Kuva ubwo yatangiye kugendererwa na roho nyinshi zo mu purgatori zimusaba kuzisabira. Muri icyo gitabo Les âmes du purgatoire nifashishije mbategura iki kiganiro, harimo ubuhamya bwinshi bwa Maria Sima na roho zo mu purgatori. Ariko rero ntago ari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine Kiliziya yatangiye gusabira roho zo mu purgatori. Uyu ni umuhango mukuru muri Kiliziya ufite inkomoko n'imizi muri Bibiliya, mu bayobozi ndetse n'abakurambere ba Kiliziya. Uribaza utese kuki dusabira roho zo mu purgatori? Kiliziya ya Yezu Kristu, iyo mvuze Kiliziya hano simba mvuze inzu cyangwa institution, ahubwo ndi kuvuga Kiliziya nk'imbaga y'abemera. Kiliziya rero igizwe n'ibice 3, ari byo Kiliziya ikiri mu rugendo, ni ukuvuga abakiri ku isi barwana urugamba rwo kwitagatifuza. Hakaba igice cya kabiri cy'abarangije urwo rugamba, batahukanye umutsindo imbere ya ntama, abo ni abari mu ijuru. Hakaba n'igice cya gatatu cy'abari mu isukuriro cyangwa muri purgatori. Abo ni abari ku rugamba ariko bagapfa badasukuye neza ngo binjire mu ijuru. Mbese navuga nti bakomerekeye kuri rwa rugamba rwo kwitagatifuza, ibyaha bibatera ibisare, bapfa batomowe, bakaba bari muri purgatori, aho bahongerera ibyaha byabo, aho bisukurira cyangwa bomorwa bya bikomere by'ibyaha mbere yo gutaha ku Mana. Ibyo bice 3 bigize Kiliziya imwe birunganirana,
kuko byose intego ari imwe, ari iyo gutaha kuri Yezu Kristo ntawe uzimiye, nk'uko yabidusangije muri rya sengesho yadusabiye dusanga mu ivanjiri ya Yohani. Abakiri ku isi biyambaza abatagatifu bakabafatiraho n'urugero kugira ngo babasabire, kandi nabo bakihatira gutera ikirenge mu cyabo, kuko inzira n'aho twese tugana ari ku Mana. Abari ku isi kandi bakaba bafite inshingano zo gusabira izo roho ziri mu purgatori mu guhongerera ibyaha byabo, ngo nabo basoze urugendo rwabo batahuke ku Mana. Ni gutyo ibyo bice byose bigize Kiliziya bifashanya muri urwo rugendo, maze nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 13, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Iyo nkunga icyo gice cya Kiliziya iri mu isukuriro iragikeneye, ni nayo ikubiye mu buhamya burebure kandi buri mu bihe bitandukanye buri muri cya gitabo nababwiye cya Mariya Sima cyitwa Les âmes du purgatoire mondi. Kuki dusabira roho zo mu purgatori? Umuco wo gusabira abapfuye uhera kera mu isezerano rya kera. Mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe bavuga uko Yuda yatsinze urugamba akagarukana na bagenzi be guhamba Abayahudi bari baguye ku rugamba. Amaze gukoranya amaturo y'abantu be, yohereza i Yerusalemu amadarakima 2,000 agira ngo bature igitambo cy'impongano y'ibyaha. Icyo gikorwa cyiza kandi cya gipfura yaragitunganyije, abitewe n'uko yazirikanaga izuka. Koko rero iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba bagombaga kuzuka, gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze, ndetse byari n'ubucucu. Ibiramambu ntiyashidikanyaga ko hari ingororano itagira uko isa igenewe abapfiriye mu busabaniramana. Akikomezamo icyo gitekerezo kiboneye kandi gitagatifu. Nicyo cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo. Ibyo tubisanga mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe umutwe wa 12 umurongo wa 43 kugeza ku murongo wa 46. Uretse ibyo tubona muri Bibiliya, abakurambere ba Kiliziya nabo bagiye bagira icyo bavuga kuri uwo muhango wo gusabira abapfuye. I Roma hari ubuvumo bunini cyane bwitwa Catacombe de Saint Calixte. Hashyinguwe abahowe Imana benshi, harimo n'abapapa bahowe Imana mu gihe cy'itotezwa. Muri ubwo buvumo havumbuwemo inyandiko nyinshi zitangaza amagambo abakristo ba mbere bapfuye bavuga ngo mu masengesho yanyu muzatuzirikane twababanjirije. Abari bazima nabo bagasubiza bati urumuri ruhoraho nirubamurikire muri Kristo. Inyandiko nk'izi kandi tuzisanga ku nyubako nyinshi zubakiwe abakristo bapfuye mbere y'umwaka wa 313 muri cya gihe cy'itotezwa ry'abakristo. Umuhanga akaba n'umunyamateka wo mu kinyejana cya 2 witwa Tertullien, mu gitabo cye yise Traité sur la prière, avuga ibya misa yo ku munsi wo gusabira abapfuye. Ati buri mwaka ku munsi uzwi duturira abapfuye igitambo kimeze nk'icyo kwibuka izuka ryabo. Akongera ati umupfakazi wemera asabira roho y'umugabo we utegerereje mu buruhukiro igihe azaherwa uruhare ku izuka rya mbere, akanamuturira amasengesho ku munsi wo kwibukaho umunsi yitabiyeho Imana.
Mutagatifu Ambroise umwepiskopi wa Milan mu kinyejana cya 4 yasabiraga abapfuye mu misa asaba Imana atura iruhuko ryuzuye umugaragu wawe, uramuhe iruhuko wateguriye intungane zawe. Naramukunze, ni nayo mpamvu nifuza kumukurikira mu isi y'abazima. Sinzareka kumusabira kugeza ubwo nzaba namugejeje ku musozi wawe mutagatifu. Mutagatifu Agustini mu kinyejana cya 5 atubwira ko mu gihe nyina Mutagatifu Monika yari hafi yo kwitaba Imana, icyifuzo cye cya nyuma cyabaye iki ngiki: mwana wanjye, umurambo wanjye ntukagutere inkeke, uzawuhambe ahabonetse hose, ariko icyo ngusaba ni uko aho uzaba uri hose wanyibukira kuri aritari ya Nyagasani. Iryo jambo ni naryo ryabaye intandaro y'iri sengesho rya Mutagatifu Agustini, aho yasengaga agira ati: niyo mpamvu inteye kugutakambira Mana nkunda kubera ibyaha bya mama. Naruhukire mu mahoro hamwe n'umugabo we, byongeye Nyagasani abagaragu bawe ari bo bavandimwe banjye nkorera, n'ururimi rwanjye n'umutima wanjye n'ikaramu yanjye, hamwe n'abazasoma iyi mirongo mbandikiye, urabatoze ibyo kumusabira no kujya bibuka umuja wawe Monika kuri aritari. Abayobozi ba Kiliziya nabo bagiye bagaruka kuri uwo muco mwiza wo gusabira abapfuye, bakanabisohora mu nyandiko zigenewe abakristu bose. Ibyo byagiye bibera mu nama nkuru za Kiliziya zizwi ku izina rya Concile. Twavuga nka Concile de Lyon yabaye mu kinyejana cya 13, Concile de Florence yabaye mu kinyejana cya 15, Concile de Trente yabaye mu kinyejana cya 16, na Concile Vatican II yabaye mu kinyejana cya 20. Muri iyo Concile Vatican II mu mwaka w'1964, mu nyandiko yayo yitwa Lumen Gentium, igira iti: nyuma yo kwiyumvisha neza ubwo bumwe buhuje abagize umubiri wa Kristo bose, Kiliziya iri mu rugendo rugana Imana yahaye icyubahiro kuva mu ntangiriro abakristo bitabye Imana, ibasabira kugira ngo babarirwe ibyaha byabo. Ni ngombwa gukomeza uwo muco wo kubasabira. Abayobozi ba Kiliziya kandi bashyizeho muri liturujia amasengesho yihariye yo gusabira abitabye Imana. Ishyira kandi kuri kalendari ya liturujia umunsi wihariye wo gusabira abapfuye, ari abafite ababasabira ndetse n'abatabafite. Uwo munsi uba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11, kandi uko kwezi kose kwa 11 aba ari ukwezi ko gusabira abapfuye by'umwihariko. N'ubwo bwose n'ikindi gihe cy'umwaka abakristu bakomeza gusabira abapfuye mu misa no mu yandi masengesho. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu nimero yayo ya 958 na nimero yayo 962 na nimero ya 1475 igaruka kuri bya bice bitatu navuze bigize Kiliziya imwe ya Yezu Kristu, n'uburyo byunganirana mu rugendo rugana ku Mana, ikavugamo n'ibyo gusabira abapfuye. Papa Yohani Paulo wa II nawe yabivuzeho agira ati: mu gusabira abapfuye, Kiliziya irangamira mbere na mbere izuka rya Kristu, uduha ku musaraba umukiro n'ubugingo bw'iteka. Tugendeye kuri izi nyigisho rero n'izindi, dusanga ko abakristu Gatolika bemera badashidikanya ko iyo umuntu apfuye hari inzira ebyiri ziba zimutegereje, akaba agomba kunyura muri imwe muri zo. Inzira ya mbere ni inzira igana mu ijuru. Abantu bapfa bagahita binjira mu ihirwe ry'ijuru ako kanya ni bake,
ni ba bandi b'intwari ku buryo bapfa nta busembwa bw'icyaha bukibarangwaho. Ibi biba cyane cyane ku bahorwa Imana, abo twita abamaritiri. Abenshi rero bagana mu ijuru babanza kunyura muri purgatori, ari ryo sukuriro. Umubare munini w'abapfa ni abapfa bapfanye ibyaha bito, ntibashobore guhita binjira mu ijuru. Babanza gusukurwa kuko nta cyanduye gishobora kwinjira mu ijuru. Bakora igihano kigendanye n'icyaha cyabo, bakabanza kwishyura umwenda w'ibyaha basize badakoze, bakabona gusanga Imana bakeye. Aba rero baba hagati y'ijuru bategereje kuryinjiramo n'umuriro w'iteka, baba barokotse uwo muriro w'iteka. Uwo muriro w'iteka ni inzira ya kabiri y'abanangiye burundu, bakagomera Imana ku buryo bwose kandi bukabije, kandi bakanga n'impuhwe zayo. Aba ni ba bandi Yezu avuga kuri cya cyaha kitababarirwa cyo gutuka Roho Mutagatifu. Abo ni abambari ba Sekibi bahitamo kumusanga. Abo rero nta sengesho ry'abazima bakeneye, kuko icyagiye mu muriro nticyavayo. Isengesho ryo gusabira abapfuye rero rireba gusa bariya bari muri purgatori. Nibo baba barikeneye kugira ngo ribabohore binjire mu ijuru, bave mu bubabare bwa purgatori, dore ko buri wese ahababarira cyane cyangwa buhoro bitewe n'uburemere bw'ibyaha bye. Muri purgatori kandi umuntu atindamo cyangwa akavamo vuba. Atindamo bitewe no kubura ubutabazi bw'abazima bari ku isi, akavamo vuba bitewe nanone n'ubwo butabazi, binagendeye kandi nanone no ku buremere bw'ibyaha bye. Tugiye kurebera hamwe noneho uko roho zo mu purgatori zisabirwa. Uburyo bwa mbere ni misa. Roho zo mu purgatori zitabarwa cyane cyane n'igitambo cya misa baziturira, kandi nta kigisimbura. Misa niyo mfashanyo ikomeye umuntu yaha uwo witabye Imana. Ni inshingano ku mukristo nyawe gusabira uwo witabye Imana, amushyingura gikristo ku munsi yapfuyeho, ariko ntaciraho, akanajya ananyuzamo akamusabira misa. Misa isomwe ituriwe uwitabye Imana imuronkera imigisha myinshi kurusha andi masengesho yose. Tugendeye ku muco wa Kiliziya, usabiriwe misa binyuze mu gitambo agomba kugira ituro ryihariye agenera Kiliziya. Iryo turo akaba ari nk'impongano itangiwe nyakwigendera, kuko we ntacyo aba agishoboye kwikorera. Niba mu gushyingura umuntu wacu dutegura ibyangombwa byose ngo tumuherekeze mu cyubahiro, ntibikwiye ko twakubaha umubiri we gusa tuwushyira mu isanduku ihenze cyane, cyangwa dukora umunsi mukuru aho twirira tukinywera we bitamugeraho, ngo twibagirwe icy'ingenzi ari cyo kurokora roho ye, tuyiturira igitambo cya misa. Amafaranga yo gusaba misa yo gushyingura gikristu cyangwa kumusabira nyuma ntagomba gufatwa nk'igihombo umuryango wa nyakwigendera ugize ku byerekeye umutungo. Ni kuki twasigarana imitungo ye tuyishimishamo cyangwa se tuyimaraniramo, ntitube twakoramo ngo dutange ituro ryo gusabira roho ye, ko ari cyo cyonyine gikomeye aba dusaba kumukorera. Abakristu bamenye uburyo roho z'abapfuye zikenera misa buri munsi, bajya bazisabira iyo misa. Icya kabiri gitabara izo roho ni imibabaro abantu bamwe bakiri ku isi biyemeza kugira ku giti cyabo, bakayakira nk'impongano z'ibyaha by'abapfuye.
urugero ni nka Maria Sima muri cya gitabo cye nababwiye cyitwa Les âmes du purgatoire mondi cyangwa roho zo mu purgatori zarambwiye, avuga ko yagiye kenshi yikorera imisaraba ya roho zo mu purgatori zikamusaba kuzirangiriza ibyo zitari zaratunganyije ku isi, yamara kubikora zikamushimira zivuga ko zabohowe purgatori, ko zageze mu ijuru. Inzira ya gatatu yo gusabira roho zo mu purgatori ni rozari. Uretse misa nta kindi kirusha rozari gutabara roho z'imbabare zo mu purgatori. Ni nyinshi zibohorwa buri munsi kubera rozari, kandi zagombaga gutegereza igihe kinini mu babare. Ishapure abakristo bavuga basabira roho zo mu purgatori ibagirira akamaro cyane, ni umuganda ukomeye tuba tubahaye. Inzira ya kane yo gusabira roho zo mu purgatori ni ukuzironkera indurugensiya. Indurugensiya ni amasengesho cyangwa ibikorwa by'ubuyoboke umukristo avuga cyangwa akora bikamuronkera imigisha yihariye. Urugero ni nk'uwakora urugendo rutagatifu akajya i Kibeho cyangwa ahandi hatangirwa indurugensiya ajyanywe no gusabira kanaka witabye Imana. Iryo sengesho rigira akamaro cyane kuri roho y'uwo muntu usabirwa ndetse no kuri uwo muntu ukoze urwo rugendo nyobokamana. Indi nzira yo gusabira roho zo mu purgatori ni ugufasha abakene no gutanga imfashanyo zo kubaka za kiliziya mu izina rya kanaka witabye Imana, kuko nabyo bifasha iyo roho. Twibuke ko kiliziya nyinshi zubakwa n'inkunga z'abakristu muri urwo rwego, basaba ngo bazabasabire igihe bazaba batakiri ku isi, ikaba nk'impongano y'ibyaha byabo. Ibikorwa nk'ibyo rero, yaba ibyo umuntu yisabiye akiriho cyangwa ibyo abandi bakora bamusabira, nabyo bimugirira akamaro mu kumusabira nka roho iri mu purgatori. Ntekereza ko hari icyo usobanukiwe ku bijyanye n'iyi ngingo yo gusabira roho zo mu purgatori. Nasoza ngira nti rero gusabira uwawe witabye Imana, ari uzi wa hafi cyangwa utazi wa kure, ni umuco mwiza wo kumva isano abagize kiliziya imwe ya Yezu Kristu dufitanye. Nk'uko nigeze kubivuga, iyo kiliziya igizwe n'ibice bitatu, ari byo abakiri mu rugendo hano ku isi, abari muri purgatori ndetse n'abatsinze urugamba bageze mu ijuru. Tukaba twungikanya isengesho abari ku isi no mu ijuru kugira ngo dusabire abo bavandimwe bari muri purgatori nabo bazagere ku Mana. Isengesho ryacu rero izo roho zirazikeneye, niyo mpamvu nakubwira nti zirikana ko nawe umunsi umwe uzarikenera, uzaba wavuye mu isi y'abazima. Nuko rero witeganyirize usabira abawe bitabye Imana kuri ubu buryo bunyuranye mbagejejeho, iyo neza nawe uzayiturwa. Gusabira abapfuye si itegeko uhatiwe, ni igikorwa cyiza kikuvuye ku mutima, kandi burya gira so yiturwa indi. Nari Padiri Janvier, ndakwifuriza amahoro y'Imana, naho ubutaha ugire umunsi mwiza. Wow.